nubwo havuzwe sabe irampanga Chitagiye gusabana nawe ibugani bose mutekereza ibingiye abantu baracecetse ururugira amabi nka ya nyina wabizuru ariko Chita nukuvuga ngo kamera yanjye guhoraho umva baretse gato Chita n'umutindi ku mutima nge nifuza kuri kujya habona rero niyo mpamvu kugira ngo kuri ndetse hatazagira umuntu wongera kubeshwa atekereza ko abo bacita ari abantu bari inosa kandi bano naba gombe bindenga kamere uretse gato sabe rubona rushobora kwicara imbere ya kamera ruhostinga murangira umuvugizi wa RIB rugomba rwabaye ikintu cy'igitangaza you are not yabaye kigarasha byumvore nyakukubwa n'umuruho yabaye kigarasha ariko indirimbo ze hari indirimbo afite irangira indirimbo mana siyenyisi yubaka iyindi urumva nka mutipe yari seriye uretse gato byumvore yakora gumuti atarabi kigarasha ariko se none ngo babyara Imana yari mugaburiye uragira ngo ajye ubwo turimo turagenda twinjira gake ntabwo uzadukubita indirimbo ngo tuyirangize n'utuntu dutatu tugira twinjira kugira ngo nibura twinjire muri mudu n'abantu bagenda basharinga mudu nijemo ndatabaza njeyi ibintu wanyoherereje ndabibonye ndiherera ndarira ibi ni biki buretse gato ubanza wumve abafite amagift mugende murekura gake bro nkiri umusore nkinanutse sha naratumbagira ibare nkavunira sambwe mu kirere nkamanuka abantu bakundiye kureba inda yawe abantu bakumbuye kureba inda yawe niba ari kuri ibintu biremereye ahangaha bagatuma nsinda ndahita nyishyiraho rwose guys nimutuma uyu mukino mutsinda mbabwije ukuri naciye ku ruhande y'uko umudigi kwa tumbu nayitereka pari mutapinge screen ngo kwa tumbu nayitereka pari niko umva uretse gato hari ingegera ngo zarwaniye umutwe w'ifi barazifunga ni bande abo ngabo babita umwana uretse gato warumbajije ute wongera umbwira uko warumbajije Roses hari abantu mana akeneye kuvugaho warumbajije ute ntabwo tuzavuga ku bantu bafatika bubatse amazina hari ibigoryi urumva abantu batatu bafunze ngo bagiye bagapfa umutwe w'isamaki abantu batatu bafunzwe harimo ikigoryi bita ngo ni Bionika icyitwa Muhire Johnson ndetse n'uwo bita Janvier Romeo bafunzwe bazira kurwanira umutwe w'isamake mu kabari Nyamata bro abo ngabo bakomeretsanya ndetse na nyirakabari nawe baramufunga n'umwana w'umukobwa ngo bajyaga bisambanyiriza agakeka nawe n'uwo mukobwa bamufunze nawe arafunze bapfuye umutwe w'isamaki cyangwa bapfuye uwo mukobwa ni kwa kundi ukuntu abantu baba barimo bararya barangije kurya urumva barakuba gatatu ari gift drop umutwe w'isamaki ngo wari uteretse ku ruhande noneho umutwe w'isamaki uteretse ku ruhande batigeze bawukoraho uwitwa Janvier Romeo bashaka kuwutsindira noneho uwitwa Bionika na Rwarunyinya nawe ahita awusingira aho niho komba yatangiye ese Bionika ni kimwe gifite inyinya bagira ngo ni kimwe cy'umuringoti mu kanwa noneho ubu tuvugana ikibazo cyabo cy'urugomo no kurwanira umutwe w'isamake cyamaze kugerwa imbere y'ubushinjacyaha ariko ubushinjacyaha bwaragoye basigaye baburanye imanza zo kurya imitwe y'isamake akazarumba umuntu ari aho ngaho bamaze kumugaburira yariye yahaze agiye no kurwanira umutwe w'isamake umuntu nawe nabyuka mu gitondo yamuvuzeho ngo nanjye ngiye kumusubiza ko umuntu utabasha no kwigaburira niba warasubize baze mubwira ukuri urukumva
niba warabashije gusubizanya n'ikigoryi nka Chita n'abandi bose wabasubiza kuko niba usubije ikintu nka Chita niba warakoze ikiganiro cya mbere kuri Chita ukagikoraho ikiganiro cya kabiri n'abandi bagakoraho ikiganiro reka n'abapiyonika none se uretse gato hari piyonika hari Chita Chita yagiye kuba impunzi muri Kenya biranga asaba aravuga ati garuka mu gihugu aravuga ati ubugarutse Chita yagiye kuba impunzi muri Kenya yagiye kuba impunzi muri Kenya Chita asaba aravuga ati garuka ugaruka mu rwakubyaye aragaruka ibyo uretse gato ibyo Chita yakoreye Sabe ni nk'ibyo umuntu bita Medbeat yakoreye The Ben. Medbeat ngo byagenze gute? Medbeat The Ben yamuhamagaye muri Tanzania muhuza na Coach Gael arangije ntuzahita mugambanira. Thank you Liza my love. Arangije aramugambanira muca inyuma ahita azana Bruce Melody The Ben yajugunya Kasi ya Buroro iruhande. Iyo nkuru twayivuze igihe kirekire ntabwo ndi bwongere kuyigaruka ntubizi se. Ariko noneho Kameze Beach bageze i Kigali 155 barangije na Bruce Melody nabagambanira nde Medbeat bajugunya ingegera mu mahanga ubu bagiye kuba impunzi mu Bwongereza none ngo bagiye none yagiye mu Bwongereza natamaze kumurya ira 155 ngari projet yanuze ni projet ya nani ya Medbeat twaje mu iyi projet gas time hello give usiramo barakubagata yumva umanyine mu bwira impamvu nge nasubije uwitwa Chita impamvu imwe nyamukuru nagiraga ngo kwanza ukuri kujya habona buriya nashakaga ko ukuri kujya habona umva baretse gato Chita n'umutindi ku mutima nge nifuza ko ukuri kujya habona rero niyo mpamvu ukumva kugira ngo ukuri k'ukuri ndetse hatazagira umuntu wongera kubeshywa atekereza ko abo ba Chita ari abantu bari inosa kandi bano ni abagome b'indengakamere uretse gato Sabe rubona rushobora kwicara imbere ya kamera ruhostinga murangira umuvugizi wa RIB rugomba rwabaye ikintu cy'igitangaza you are nothing guys mutapige screen you are nothing nta kintu afite ntacyo nge rwose nagira ngo kuri kujya habona wumve ko ibyo ni ibintu nari narabanye nabyigihe ni ibintu nari narabashije kwihanganira bariho izi ngegera bafite kumva ukuri kugombe kujya habona bifite ukuntu byihisha ngo turi mu gihugu ngo abantu batari mu gihugu mwamase mwe dukorera igihugu kwarusha mu kibamo gazi uturoza dutatu ariko dore ikintu ngicyo kinsetsa Godfa umuntu urataha amaroza 3 roses bandi reka amaroza hari ibintu byinshi byo kuvugaho Chita mutegereje ahantu hamwe ngiye no kuvuga ngo buri Chita ujuro ntuzongere kurongora uruhande wagiye Bugande gusambana na murumuna wangu ino ndebe urabizi nubwo havuzwe Sabe irampanga Chita yagiye gusambana nawe Bugande nose mutekereza ibingiye abantu baracecetse ururugira amabi nka ya nyina wa Bizuru ariko Chita no kuvuga ngo kamera yanjye guhoraho wowe uzahura n'imbwa yiruka uyu mushenzi yarajatwita imbeba iyi kamera none hari ukuntu ngo abantu ngo batari mu gihugu batatanga umusanzu mu gihugu mukora iki tuzagaruke kubyagira ari ibintu bakunda gukoresha iyo umuntu yaje agatinda ujya kumva ukuntu wese ngo baramwirukanye ngo ko yatinze ariko si umuntu uri iwabo bamwibutsa kongera gutahara oya ahubwo uretse gato wanasubirayo ngo abo bantu ngo bahanze y'igihugu batatanga umusango bataza mu gihugu bigoryi ibikorwa dufite igihugu mu gihugu abanga mwe murabigira stupid uraho ngaho none bafite ukuntu barabakana urahostinga umuyobozi umwe ukumva bayigitangaza how many times twaba hosting noneho ugenda kumukumva ukajya kumva arimo arabaza ibibazo biteye ubwoba bro ari nk'igihe umuntu abaza ikibazo ngahita bazi nk'uyu muntu abibajije nk'umuntu nawe cyangwa ni nk'urunyamaswa si nk'umuntu bita Disikrema agira atya ejo bundi akora ikiganiro
urumva nawe ngo akomoza ku bantu ngo bataba mu gihugu none se Godfa mbwira ibyo uriya mukobwa ushobora kuba wanamfata n'uwo mukobwa narimo ndakubaza ku bijyanye n'ubunye umukobwa avuga ngo niwe witiritiye uravuga Katia bamwita Katia Gazi Sniper bamwita Katia wo muri Makenzi Gazi Sniper rero Jay uri kundi impano ndaba honete kuri iyi nkuru kuri wowe nge ndabana ndakubwiza muri aya magambo mberetse gato accepting ndabakubwira ikintu kimwe manzi ukinayo makuru yumva abanyarwanda bajya impaka amajwi ndazi ko yafite yakino ntabwo nyafite jya kuri Instagram ya Dekati ya guys baradukubira gatatu hano thank you so much thank you Cynthia guys barakuba gatatu musige tumusige baradukubira gatatu hano any gift you drop barakuba gatatu baradukubira gatatu any gift drop muri tumushyire mu itangirizwa bashaka ko doza speed challenge mushyiremo drop gift yose ufite yishire amajwi ngaho hano ngiye gutangira ku playinga kwenye kaceceke noneho tuya discussing okay abakobwa 40 yasambanyaga sibyo ese nibyo uri kumbwira no wowe ibyo ngibyo abo ngabo niba uri kubwo bwabereye ntuza muri Chateau Mara biratandukanye n'ibi ngibi rero guys three roses uri gukina bitari byo uwo uri kuvuga ibya Katia kambe gukinira guys three roses wowe uzanye bya kera guys nkeneye uturoza dutatu nkeneye amaroza atatu ubu ibyo ndi gukubwira n'ibi ngibi ndimo ndakubwira ibi bikine twumve kandi nge nta kibazo mfite umva yasaga buri munsi kwa Kamenga guys barakuba kabiri umva hano ibiryo nkagira gute akabona arambaza base ko wiguma kera cyane biri kubera iki kandi mbona ntabwo ari abantu bose bikora nyine ni kubera iki usira ngo byibwira ndagukunda aha cyaje tuba twumiwe kuko tuba twumiwe ndabibwira ko oh my god it's been a long time since a girl told me ngo arankunda Cynthia I promise you ningera kuri level uriho nanjye nzagufata nkuko ngomba kugufata nyine nabese ambwira ngo nenda gukunda niko yambwiye nyine ninjya kuri level yawe nanjye nzagukunda nkuko ngomba kugukunda mama yangu game over guys times 2 okay ariko nyine tunajya kumera nkaho dukundana ariko tudakundana atarambwira ijambo na rimwe abantu begereje nta rege nacize kuko ntabwo yagatumaga ari wa muntu niba questioning bigenda gutyo hashize igihe ibintu byose byari step by step niba ari girlfriend nzabifatira igihe girlfriend niba ari fiancé nabyo yabifatiye igihe yavuze kuko abishaka so nuko nyine byagenze buri step uko twayigeragaho niko nabonaga nkunda no kundusha njye nari nzi ko ndi gukina ntabwo ari kuvuga ngo ndi gukina nyine navugaga akari ntabwo yaba umugabo wanjye ntabwo byashoboka kuko nabonaga nari nzi navugaga si ntabwo gusa nyine ntabwo nari nzi ko umugabo wanjye numvaga atazahagera ndetse n'ukuntu ari so different n'umuhungu wakuye muri Amerika afite amatatuwaje amaherena amaki icyo gihe asa n'ibisuko noneho atari umugore nawe urada umukobwa w'umunyarwanda bati noneho papa wanjye nzamujyana azavuga ati noneho ibyo Katia azanye sibyo ariko icyo gihe cyose twabanje kuba inshuti niko umuryango wanjye wari umuzi yari umuntu uri free utifata uvugisha papa gutya uvugisha mama gutya harajya inzuza ukaza nyine agakifata n'iki akaza mu byumba byacu ukizana icyo kunywa cye yarya akiyongeza dukundana rero ntabwo ari ibintu byatunguranye muri famiye yacu byari abakobwa barabikekaga ati we niba udakunda uriya ukunda uyu
mama yangu aha cyaze tuba twumiwe koko tuba twumiwe urumva ngo ntabwo ari Katia none niba atari Katia ni nyoko wari uri kubivuga gicucu reka kuwandika ubwo ko kibabera nyoko niba atari Katia ni nyoko so wari uri kubivuga so rero umva rero Jay twumvikane guys snipe umva twumvika kintu kimwe umuhungu ngo yasaga mu byumba byabo yari yisanzuye cyane mu buryo bushoboka byaye twumvikane kintu kimwe rero ngewe rero uri birasinze ukuntu byafata ibintu urumva ngewe ukuntu byamufata ibintu ntabwo ariko ngiye bifata ariko buretse gato gutwa niba hari abantu ba mbere babaye discipline byo mu maraso ni abanyamerika urubizi ni discipline mu buryo bushoboka niyo mpamvu bitanantunguye cyane kumva ko ngo yazaga akisanzura mu rugo none se wari wabona hari umukwe cyangwa se umuntu uje gutereta uhita wisanga mu byumba by'abakobwa oya si umva rero nkubwire ukuntu iyi nkuru uko bimeze ngiye uko byumva si bimeze Katia gutekinga shota agakunda umuhungu mbere ntabwo ibyo ngibyo nta byadanje sibyo nanjye abakobwa birirwa bambwira ko bankunda no nkabanga uyu mujene twumvikana ikintu kimwe iyi ngiyi nta nkuru irimo pe Katia inkuru irimo genda gake inkuru iri he inkuru ahantu ibumbiye Katia ni umwana w'Inyamirambo bano bavuga arimo arambaza ngo anemosha ariko umva arongera akabimbaza ngo abikore bikore bikore kuri momo niba koko bikwiye guys times 2 guys tap the screen uri kumva godfa guys times 2 ndakumva inkuru ahantu iri ndetse ahantu inkuru ibumbiye uri kumva nangaha umwana w'umukobwa kugira ngo agere umwana w'umukobwa ageraho kuvuga ngo ngewe ngo nikundwakaje ku muhungu ni ikibazo aho ngaho n'inkuru ibumbiye nta kibazo kiri buva nkubwire muve muri analogue guys mutakuze muve muri analogue umva twumvikana ikintu ngiye nemera kimwe sibyo ntabwo washaka kumbwira ngo kubera ngo abana barakundanye of course barakundanye uretse gato umukobwa kuba yarakunze umuhungu mbere ibintu biri normal ntabwo mushaka byihorere shana byihorera nta bintu biri normal biri aho ngaho bro trust me nta bintu biri normal biri aho ngaho biri normal Kadamayiro ni ibintu bisanzwe ibi ngibi ngewe ikintu urumva yo Kadamayiro kado guys the 5 roses guys 5 roses guys 5 roses welcome Kanyesi thank you guys harabura akaroza kamwe ndiko gozwa Kadamayiro man umuntu amwitiriye ntabwo ari we ingo Kevin Kade bro bamuchecking neza ntabwo ari we bamuchecking neza noneho abantu banje muhite mwoherereza amaroza magana 2 ntabwo yaba ari Kade ntabwo ari Kade guhaye roza nawe ndakwiyanga bamwohereza amaroza magana 2 guys barakubira kabiri guys abantu muri aha ngaho baradukubira kabiri mwoherereza amaroza magana 2 guys barakuba kabiri hano barakuba kabiri any gift you do barakuba kabiri reka tumufate guys barakuba kabiri anybody guys baradukubira kabiri Jesus magana bro abantu banje hano bagoswe kabiri ariko none utakiramo gloves urimo kubyira ndi kubwira je Stream on live, just like, share, subscribe.